twari mu gikorwa cyo kwakira abifuza kuba abakandida. Turasuzuma ibyangombwa bazanye n'urutonde. Ku mwanya wa Perezida wa Repubulika naho biragaragara ko hariho abiyongereye, tuzaganira, ariko komisiyo ntabwo igendera ku isura n'imyambarire, twazabiganiraho bitewe n'ireme ngengabihe y'amatora ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite yabigaragaje. Twari mu gikorwa cyo kwakira abifuza kuba abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, abifuza kuba abakandida ku mwanya w'abadepite, ndetse ku mwanya w'abadepite mu byiciro bibiri, abigenga ndetse nabo mu byiciro byihariye. Icyiciro cyihariye tuvuga aha ngaha ni icyiciro cy'abagore, icyiciro cy'urubyiruko ndetse n'icyiciro cy'abafite ubumuga. Uyu munsi rero twaba twishimiye gutangaza yuko igikorwa tugishoje nk'uko amategeko abiteganya. Tukaba twifuza kubamenyesha yuko twakiriye abifuza kuba abakandida ku mwanya wa perezida batanzwe n'imitwe ya politiki babiri, RPF, umuryango wa RPF Inkotanyi n'umutwe wa politiki wa Green Party. Tukaba twaranakiriye abifuza kuba abakandida ku mwanya wa perezida bigenga barindwi. Ikindi cyiciro twakiriye ni icyiciro cy'abadepite bigenga ndetse n'abatanzwe n'urutonde rw'abadepite batangwa n'imitwe ya politiki. Tukaba twarakiriye imitwe ya politiki igera kuri 6 yatanze urutonde rw'abo bifuza ko bazaba abadepite. Ngira ngo murabyibuka ko ahangaha navuga ko ari umuryango wa RPF Inkotanyi, tukagira Green Party, PSD, PDI ndetse na PS Mberakuri. Muri make rero navuga yuko uyu munsi ababyifuje nk'uko bagiye babitumenyesha bazanye urutonde rw'ibisabwa, tukaba twarabyakiriye, ariko nk'uko amategeko abiteganya tugiye kuva ejo twinjira mu gikorwa cyo gusuzuma. Tukazasuzuma ibisabwa batugejejeho kugera ku itariki 6 z'ukwa gatandatu 2024 nibwo tuzatangaza urutonde rw'agateganyo. Urwo rutonde rw'agateganyo tukazarumenyekanisha, igikorwa kikazakomeza kugera ku itariki 14 z'ukwa gatandatu 2024, akaba ari bwo tuzatangaza burundu urutonde rw'abaduhaye ibyangombwa byubahirije amategeko, ari nabo bazajya ku rupapuro rw'itora. Ngira ngo nyuma y'aho ngaho nk'uko mubyibuka ku ngengabihe tumaze gutangaza urutonde ntakuka, tuzajya nibwo hazabaho igikorwa cyo kwiyamamaza. Ibikorwa byo kwiyamamaza rero ntibiratangira. Icyo gihe turizera ko nitubatumira kubamenyesha ko tugiye muri icyo gikorwa, ndetse n'abakandida tubabwira ibisabwa, tuzongera tukaganira tukabagezaho ibisabwa mu rwego rwo kwiyamamaza, biza nk'uko bisanzwe uko ingengabihe ibiteganya. Muri make rero ni ibyo twifuzaga kubagezaho, ariko twongera gufata uyu mwanya wo kubashimira yuko mwafashe umwanya uhagije, abanyamakuru, ariko dushimire n'abanyarwanda muri rusange bakurikiranye ibikorwa twarimo muri iyi minsi byo kwakira kandidatire. Dushimire n'abagaragaje ubushake bagatanga ibisabwa bifuza kuba bakandida. Ariko mbonereho nanone mu izina rya komisiyo kuvuga yuko twongera gusaba ababyifuza gukomeza kubahiriza amategeko.
twakomeje tubiganira. Ni byiza yuko igikorwa dukomeza kugikora ariko cyubahirije amategeko. Nagira ngo wenda nsoreze hano, niba hari ikibazo kimwe cyangwa bibiri kuko tuzakomeza kuganira twacyakira hanyuma tukabareka mukaruhuka. Murakoze. Nkuko mubivuze, ngira ngo nkuko twagiye tunabisobanura, niyo mpamvu hashyirwamo icyo gihe kuva itariki 6 kugera itariki 14. Dutanga uburenganzira, twagiye tunabibasobanurira bagiye bazana ibyangombwa ku rutonde rugenwa n'amategeko. Iyo hari icyo atazanye kiri ku rutonde, abafite uburenganzira bwo kuza kukizana. Ariko nanone muri kwa gusuzuma hari ibyo tuzabona bitubahirije amategeko. Muri icyo gihe turabigaragaza ku rutonde, tubibagaragariza abifuza kuba abakandida. Ni nayo mpamvu hatangwamo uriya mwanya. Nk'uko mwari mubimbajije rero, bafite uburenganzira, ariko icyo navuga ni hariho ibyo baba batagisubiyemo byumvikana, ntibasubira kujya gushaka imikono kuko igihe cyo gushaka imikono cyararangiye. Ariko azanye cyangombwa kanaka kituzuye, dushobora kumusaba, dushobora kubimumenyesha, akagenda akagisaba igikwiriye akakituzanira. Sinzi niba mbisobanuye ko biriye. Akurikiraho. Turakoze. Madam Chair, icyo navuga nuko ntiturasuzuma ibyangombwa bazanye, ni urutonde. Ariko muri rusange ubona urutonde nk'uko twabisabaga barabizanye, ariko hakabaho bimwe na bimwe bitiranya cyangwa se badasobanukiwe neza. Ibyo twashoboraga kubasobanurira turi kumwe hano barabisobanukirwaga, tukabagaragariza ko icyo kintu wenda yibeshye. Reka ntange nk'urugero. Hari aho twasabaga ko amategeko asaba yuko uwifuza kuba umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika agaragaza yuko aduha inyandiko igaragaza ko nta bwenegihugu bundi afite, niwe uyiyandikira. Rimwe na rimwe rero ugasanga hari uwibeshye agira ngo hari urwego rwa leta ruri buyimuhe. Wamusobanurira akabyumva, akazarwandika akaruzana, kuko niwe ugaragaza, ni wowe tuba dusaba ko agaragaza urwo rwandiko, akabigaragaza muri urwo rwandiko. Iyo yabigaragaje rero, iyo yarwanditse akaruzana, turarwakira. Ibyo biri mu bintu ashobora no gukora nyuma, nta kibazo kiba gihari. Numva nanjye ndi umunyarwanda, ngira ngo nari mu gihugu kandi naratoye, turakurikira. Numva ko ubirebye nuko twishimira yuko abanyarwanda mu by'ukuri igikorwa cyo ari amatora muri rusange, ari no gutanga kandidatire bigenda byitabirwa. Muri 2007 hari abitabiriye, 2017 hari abitabiriye ku rwego kuri iyo myanya yose.
ariko icyo navuga ko uyu mwaka kiyongereye kubona hari benshi bagiye muri icyo cyiciro n'abadepite bigenga. Ku mwanya w'abadepite bigenga ubona ko hiyongereyeho umubare utari mukeya, nabyo tugomba kuzabisuzuma kuko nubwo twakira komisiyo nyuma y'uko igikorwa cy'amatora tugisoza, tugira n'umwanya wo gusuzuma kureba neza ese bivuze iki muri rwa rugendo rwa demokarasi, bivuze iki mu matora, bivuze iki mu burere mboneragihugu. Ku mwanya wa Perezida wa Repubulika naho biragaragara ko hariho abiyongereye. Byose twumva ko ari n'inzira nziza ya demokarasi, ariko nk'uko nari mbivuze twebwe nka komisiyo kuko tugendera ku mategeko, ibyo dusaba uyu munsi nibigendera ku mategeko dufite uyu munsi ndetse n'amabwiriza, ariko ku bitekerezo twakura mu bafatanyabikorwa, ari mwebwe bari mu itangazamakuru, ari sosiyete sivili dukorana, ndetse natwe ubwacu mu busesenguzi bwacu uko tugenda tuvugurura amategeko, hari ibyo dushingiraho kugira ngo turebe niba hari icyavugururwa. Turizera rero yuko ibyo tuzabona muri iki gihe cy'amatora nibyo twatangiye kubona, abanza na kandidatire, ni iki cyavugururwa, uburyo tubikora, hakwiyongeraho iki. Ibyo byose rero tuzabihuriza hamwe nyuma y'amatora, dukore isesengura, twakire n'ibitekerezo ku buryo byadufasha gutangira kunoza aho twumva hanoga kurushaho, kugira ngo dukomeze dukore inshingano zacu yo gutegura no kuyobora amatora ndetse n'uburere mboneragihugu. Iyo uburere mboneragihugu ni ngombwa cyane kuko iyo dusesenguye bitugaragariza ko wenda hakeneye kongerwamo imbaraga mu kwigisha amatora n'iki, mu kwigisha iyi myanya ivuze iki, umwanya wa Perezida wa Repubulika. Mu byo twigisha uwo mwanya uvuze iki, umwanya w'abadepite turigisha tukavuga ngo uwo mwanya uvuze iki. Ibyo byose rero bitewe n'uko igikorwa cy'amatora kizaba cyagenze ndetse n'ibitekerezo muzaduha n'abandi bafatanyabikorwa, bizadufasha kugira ngo tube twanoza kurushaho ibyo twabona bikwiriye kuba byanozwa. Urakoze. Ibyo ni ibitekerezo nk'uko navuze ko tuzaganira, ariko komisiyo ntabwo igendera ku isura n'imyambarire. Twazabiganiraho bitewe n'ireme ry'uwo mwanya, ireme ry'ibishobora kujya mu mategeko, ireme ry'uwo twifuza koko nk'abanyarwanda kwajya muri uwo mwanya. Kandi ubwo ni urubuga rwisanzuye numva rwiza, ariko biranashimishije kumva ko uko turimo kwakira abifuza kuba abakandida, abanyarwanda barakurikiye, baratanga ibitekerezo byabo, baravuga bati uyu mwanya turumva twifuza yuko byagenda gutya. Turumva rero twebwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora ko atari ibintu twafata ko ari ibintu byoroshye twabifata, ahubwo ko ari ibintu byiza bigaragaza ko abanyarwanda bakurikiye amatora ariko banumva n'agaciro k'uwo mwanya. Turumva rero ari ibintu tuzakira, twatangiye no kwakira nk'uko dukorana namwe, natwe hariho abatubwira bati nyamuneka ahangaha turumva twifuza ko byazagenda gutya, ariko ni byiza yuko tubishyira hamwe byose, kuko ubu ngubu nk'uko natangiye mbivuga turakoresha amategeko dufite n'amabwiriza dufite, ariko ibyo tuzabyubakiraho kugira ngo turebe ibikwiriye koko kandi tubigeze no mu banyarwanda tubiganire. Icya kabiri wari ubajije, ngira ngo ntabwo navuze uwo mubare kubera yuko mu kanya muzi ko twari tucyakira abifuza kuba abakandida. Nagira ngo rero mbasabe ko twabyegeranya tukazabaha umubare wuzuye, kuko n'ubu ngubu tuhuye tukirangiza kwakira, kandi twari mu matsinda atandukanye tukirangiza kwakira abakandida bigenga ndetse nabo bo mu byiciro. Byaba byiza tubahaye umubare wuzuye. Murakoze.
abafite ubumuga nabo ni icyiciro twakiriye kandi baritabiriye nabo, ngira ngo nidubaha imibare bizagaragara kandi birashimishije kubona ko nabo bitabira ibikorwa by'amatora. Ndumva nk'uko warubajije nidusohora icyegeranyo cya bose muzabona. Kuba impamvu mbivuga ubu ngubu nuko iyo tuvuze abifuza kujya ku mwanya w'abadepite ntabwo ari bariya bigenga gusa, n'abandi baturuka muri byiciro byihariye, abagore, urubyiruko nabo ni abadepite. Ubwo rero nitumara kubyegera kandi n'abaturuka mu mitwe ya politike ni abadepite. Niba umutwe wa politike waratanze abantu bagera kuri 50, undi ugatanga 60, undi ugatanga 80, ntabwo rero twabaha abigenga gusa, ntabwo twaba tuvuze muri rusange abadepite bose. Ubwo rero ibyo tuzabyegeranya nitumara no gusuzuma twasohoye urutonde rw'agateganyo tuzabibagezaho. Murakoze cyane. Murakoze. Kwa Jean de Dieu n'amakuru yagiye. Nashakaga kubaza ku ruhande rwa komisiyo ariko cyane cyane ku bijyanye n'amategeko, kubahiriza amategeko. Iyo murebye muri iki gihe cyari cyatanzwe cyo gutanga izi kandidatire, ese abaje icyo bakoze muri biriya byo gushaka imikono nta kidasanzwe cyaba cyaragaragaye mu bijyanye no kwica amategeko bitewe n'amabwiriza n'uburyo bwari bwabahaye. Hanyuma ikindi nshaka kubaza kuri komisiyo, hari abagaragaje ko iyo umukandida wigenga kwinjira mu nteko ari ikibazo bitewe n'ibyo asabwa, ariko ndashaka kubaza ese na komisiyo mubona koko ruriya rugendo umukandida wigenga amajwi 5% asabwa nta cyakorwa wenda kugira ngo abe yagabanya, kuko bamwe bavuga bati komisiyo ishobora kubijyaho ikareba niba urwo rugendo atari ikintu cyahinduka, bakaba bagabanyirizwa kugira ngo n'abakandida bigenga boroherezwe ko ari abantu yasabwa n'amashyaka. Ngira ngo icyo ni igitekerezo kimaze igihe abantu bakivuga, ariko icyo navuga ni uko uyu munsi iyo urebye umuntu wifuza kujya muri uwo mwanya, ni naho duhera nk'uko nari nabisobanuye ubushize. Iyo wifuza kujya mu mwanya kanaka n'ibisabwa byawo, biba bisaba yuko umuntu nawe ashyira mu gaciro akareba urwo rugendo kugira ngo koko arwitegure, yitegure, kuko ni politiki isaba kugira ngo umuntu icyifuza afite ntagitekereze uwo munsi. Ibyo byose rero biri hamwe no gushaka icyambere n'imigabo n'imigambi, n'iki ashaka kuhindura, n'iki ashaka kuzana, ariko n'ubushobozi nk'uko mwari mubivuze. Kuba rero bose basabwa 5% ni ku itegeko ubu ngubu rivuga, ariko icyo navuga ni uko ibitekerezo bitanzwe abantu babiganiraho, numva atari komisiyo y'igihugu y'amatora ibiganiraho gusa, ni kimwe n'ibindi twavuze ko bizakomeza kuganirwaho, ariko nabyo bishingiye ku ireme rizaba rigaragajwe n'ababyifuje, kuko uyu munsi nta uretse ko nk'umunyamakuru bitubwiye, ariko nta urajya muri urwo rugendo wari wakora intambwe yo kubizana ngo avuga ati dore ndabona ikibazo aha n'aha ndifuza yuko kiganirwaho. Numva rero ibyo nibitugeraho tuzabiganira n'abafatanyabikorwa tukabishakira igisubizo.